arashya ivata riraza irangegera. Iyi video biraza kuvamo ibintu byo guha abantu banyina. Inkuru mbazaniye umunsi n'ubundi ndacyavuga kuri uriya mugabo witwa Akajwi w'iwacu ino mu Rwanda. Kangira agasapo neza nguhenyoko. Ariko ikintu nkunda kuvuga kuri uyu mugabo cyangwa se kuri uyu musore nuko inkuru nyinshi akunda gukoresha, akunda kuvugamo akunda gukoresha imvugo nyandagazi. Igahambirwa gakubitwa n'inkuba ya saa 8 kagusigiye saa 9 kakwanura muhire imbere we. Yageraho. Bakujambareka nanjye n'ubundi ntago njya nivanga mu bintu. Ari kingegera yagerageje gutuka umungu agatanazi. Inshuti zacu bakunzi Bagato Media TV n'ubundi turagarutse. Nkuko mubizi ngira ngo ibintu tuba twibereyemo ni ibintu byo gushaka inkuru hirya no hino, inkuru zimwe mutagiye mumenya, inkuru zigiye zirimo ibintu byinshi bigenda bidutera gutekereza no gukanguka mu mutwe. Nukuri rero ngira ngo turabashima kuko bigaragara ko mubana natwe mu buzima bwa buri gihe iyo dukoze ikiganiro. Tukaba twongeye kugaruka mu kiganiro rero. Mbere yuko dutangira ikiganiro ngira ngo ni Bahiza Roizi nk'ibisanzwe, kandi mbere yuko dukomeza ikiganiro ndabasaba gukora subscribe nk'ibisanzwe, kandi nkabasaba gukora share, mugakora comment, mugakora like kugira ngo ikiganiro cyacu bigaragare yuko muba mubyitaho ibyo tubakorera, ibyo tubazanira tubikuye hirya no hino. Mujye mumenyerega yuko natwe biba byatuvunye, ariko ni byiza yuko twese dufatanyiriza hamwe kumenya amakuru aranga uduce dutandukanye, haba hanze y'ibihugu, haba hanze y'igihugu cyacu, haba imbere mu gihugu. Tugenda tubazanira inkuru zo hirya no hino kugira ngo namwe mubashe kuzimenya. Ndetse ni bya bindi bavuga mu mugani ngo akanyoni katagurutse ntago kamenya iyo bweze. Ntago tugomba kubaho nk'abantu badafite ibintu bazi, ntago tugomba kubaho nk'abantu batazi ibintu bikorerwa hirya no hino mu isi, ahubwo tugomba kugenda dushakisha amakuru yose, kuko hari aho twakura ubuzima, hari aho twakura gukomeza intego mu buzima bwacu zituma tugenda twunguka byinshi. Ngira ngo rero akaba ariyo mpamvu njye nafashe ya mbere kugira ngo njye mbasha kubatarira amakuru ari hirya no hino, kugira ngo namwe mbashe kuyabagezaho maze namwe muyamenye. Dukunde rero kubana mu buryo bwo gushakisha, ni naho dukura ubumenyi, ni naho dukura ubuhanga bw'ibyo dushobora guhanga, kandi rimwe na rimwe bishobora kutubyarira inyungu. Rero ngira ngo inkuru mbazaniye umunsi n'ubundi ndacyavuga kuri uriya mugabo witwa Akajwi w'iwacu ino mu Rwanda, ariko akenshi udakunda gukorera muri ibi bihugu byacu, ahubwo ukunda kuba mu bihugu by'amahanga. Ngira ngo murabizi ka Akajwi ko akunda kutubwira ko aba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kandi koko niko bimeze. Nkuko akunda kubabwira ngo murabizi nkuko mubibona ndi mushyashya muri Amerika. Ngira ngo ibyo ngibyo mukunda kubibona, na gaterime afite mu buzima bwa akunda gukoresha. Ariko nkuko nayo babwiye ni terime, ntago ari mushyashya muri Amerika. Ngira ngo nkuko mubibona, mubona amakuru menshi abasha kugenda abaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abatembereza imijyi, abatembereza amakaritsiye menshi atandukanye. Bivuze rero ngo yamaze kuba inzobere muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ariko ikintu nkunda kuvuga kuri uyu mugabo cyangwa se kuri uyu musore nuko inkuru nyinshi akunda gukoresha, akunda kuvugamo akunda gukoresha imvugo nyandagazi. Ibyo rero bigatuma nkunda nanjye kugira comment ku biganiro bye kenshi akunda gukoresha. Ariko ngira ngo namwe nkuko mubizi ibintu gukunda ibintu rimwe na rimwe bitarimo ibitekerezo byubaka, kuko muramukurikira cyane ndetse bikabashimisha, ariko
imvugo nyinshi kuri we ntabwo zijya zinshimisha ngewe, kuko mbona akunda gukoresha ibitutsi cyane. Rero mperutse kubona inkuru kuri we y'umudamu umwe gutya wamukunze nk'uko namwe abenshi nzi ko mumukunda, wamutumiye iwe mu rugo, aramutumira nk'uko bimeze, nk'uko nabibonye, ngira ngo ni muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Umudamu yamutumiye akamujyana iwe ashaka kumenya amateka y'akajwi, ariko ngo byari biturutse n'ubundi ku rukundo uwo mudamu akunda ka kajwi. Ngewe natekereza n'ibintu mumukundira, kuko narababwiye ngo muzajye mutera comment kuri iki kiganiro mwerekana ibintu mukundira ka kajwi. Niba hari ikintu mwunguka ku biganiro bye akenshi ajya bazanira, ntago mbizi jewe kuko nta nyungu n'imwe ndamubonaho y'icyo nabasha guha abandi nk'igitekerezo cyangwa se nk'ibintu bifite inyungu mu buzima kugira ngo akigendereho ahari nawe abikuremo inyungu. Rero uyu mudamu ubwo yamutumiraga yamubajije ibibazo byinshi bitandukanye, yamubajije amateka y'ubuzima bwe, ngira ngo ni nayo ntego yari afite yo gushaka kumenya inkomoko y'akajwi no kumenya ibyo akora, inkomoko yabyo nk'uko byari biri muri icyo kiganiro, ndetse no kumenya impamvu n'uburyo yabitekerejeho kugira ngo agire ubuhanzi bumeze kuriya butuma ashobora kuba abaye icyamamare kandi atuka abantu benshi. Ngira ngo murabizi ibitutsi akunda kudutuka ni ibitutsi byinshi cyane, ndetse bishobora gutuma ndetse rimwe na rimwe hazamo igisuzuguriro. Ariko kubera ko abantu benshi dukunda ibintu bya blague mu buzima, ibintu byose tubifata nka blague, ariko burya blague nyinshi nayo ijya ibyara amakosa. Ijya ibyara amakosa, mujye mubimenya ko igihe utera blague hari n'uburyo ushobora kwigaruramo ukagira byinshi ushobora kuvuga bishobora guhesha bagenzi bawe agaciro. Rero yamubajije ibibazo bimwe byari birimo ibijyanye n'amavuko ye. Murabizi ko akunda kuvuga ko ari umuhungu wa Gatanazi, ariko ngewe iyo nkurikiranye nkareba nkanatekereza sanga uriya Gatanazi ari nk'inkuru nayo yafashe nk'izindi nkuru zose kugira ngo ajye abasha kwiteza imbere ku byo akora, kuko bamubajije imyaka ye byanga kuyivuga, baravuga ngo arayishakira iki. Ariko ngira ngo murabizi nk'uko interview nyinshi zibaho, hari igihe ukora interview cyangwa bagutumiye mu kiganiro, bikaba biri ngombwa ko ugiye uzi ko hari ibibazo byinshi bari bukubaze kandi uri busubize mu kuri abakunzi bawe, abafana bawe, kugira ngo banezerwe yuko uwo bakurikira ajya abaha ibyishimo kandi ibyishimo bifuza. Rero ni ukuvuga ngo mu bibazo byose birenga nka 10 na bingahe cyangwa 20 yamubajije, nta gisobanuro na kimwe nta n'igisubizo ngewe nigize mbona ku byo yamubajije bifite igisobanuro. Kubw'ibyo rero ngewe nasanze kariya kajwi ibintu byose hari icyo wenda bamwe batekereza ko ajya avuga nkaho wenda ari inkuru cyangwa se ari blague nk'uko bisanzwe, ariko ibyinshi ntabwo ari blague, kuko nabonye ibibazo bamubaza n'ukuntu asubiza, ngiye mbona ko ibintu byinshi bimwe aba bivuga akomeje. Niba ari ukuvuga nabi akavuga nabi abikomeje, niba ari ugutukana akaba atukana bikomeje, nk'uko nabonye mu bisubizo yagiye aha uriya mumama. Ntabwo rero yigize amwubaha ngo amuhe agaciro nk'uko yari yamuhamagaye ashaka gukuramo agaciro cyangwa se ashaka kumumenyaho byinshi. Rero ngira ngo namwe umuco wacu w'igihugu cyacu cy'u Rwanda tujye twiga umuco wo gusubiza neza igihe batubaza ibibazo, igihe batubaza amateka yacu tugomba gusubiza mu kuri kandi tugasubiza mu bwitonzi, tugasubizanya ikinyabupfura. Kakajwi rero bigaragara ko mu bintu byose akora nta kinyabupfura mbonamo, kandi nimubasha kureba neza mugatekereza neza namwe muzabibona, kuko ibintu byinshi abisubiza tukana. Iyo atuka abantu ngo ni ingegera, sinzi koko ko mwakwemera kuba ingegera kandi mutari ingegera.
rero mugomba namwe kujya mushyiraho comment ku biganiro bye, nawe mukamuhindurira ku zindi content kugira ngo ajye abasha kuvuga ibintu nanone bihesha abantu agaciro. Nawe ubwe kugira ngo yishakire views mu ngegera nawe yishyiramo, ariko ntekereza ko nawe atari ingegera, kuko ari ingegera ntabwo yababayeho agaragaza ko ari ingegera cyangwa ngo agaragaze abantu ko ari ingegera, icyo gihe bajya mu ruhande rw'ingegera. Rero ntekereza yuko abantu ni abantu bihesha agaciro, ni abantu bafite uko bahagaze mu buzima bwabo. Gira ngo rero mu bibazo n'ubundi yakomeje kumubaza, yanamubajije kiriya kibazo cyo kuba adakunda gushaka kugaragaza isura, nk'uko nanjye nabimubajije n'abandi benshi barabimubajije, ariko agaragaza yuko ngo atazigera agaragaza isura. Ndetse noneho hajeho n'urwitwazo rw'uriya mukobwa uherutse gupfa, umukobwa bita Dorimbogo. Uriya mukobwa bita Dorimbogo nk'uko namwe mwabibonye yavuzweho byinshi cyane. Kakajwi rero yashatse gushyiraho comment avuga ati Dorimbogo dore muramwivuganye, ariko iyo aza kuba ameze nkanjye muvuga ngo sinigaragaza ntago mwari kubasha kumugeraho. Ati nanjye rero sinzabiyereka kugira ngo mutazanyica nanjye. Rero ntago ntekereza ko buri gihe cyose iyo umuntu yigaragaje arizo mpamvu zo kugira ngo ahure n'ibibazo cyangwa arizo mpamvu zishobora kumuviramo, kuko twese turi abantu bagaragara, turi abantu baboneka, turi abantu batembera, turi abantu bahura n'abantu benshi batandukanye. Rero burya icyaguhize ntago gishobora kukubura. Ntago nibwira ko azabaho ibihe byose ngo nuko wenda yambaye maske, ahubwo nawe igihe cye nikigera nawe azapfa nk'uko abandi bose bibagendekera. Bivuze rero yuko kwigaragaza kwe ntacyo byaba bitwaye kuri we, kandi byaba byiza kuba bishaka bose kugira ngo barebe, bamenye ngo Kakajwi ninde, bamenye ngo ibingibi se koko yabihimbye ate kugira ngo yiyambike maske abashe kujya avuga ibyo avuga. Ariko nanone dusubiye inyuma, dushobora gusanga ibyo Kakajwi akora byo gutuka abantu, ingegera n'ibindi byose, ikintu kimumara isoni ni iriya maske yambaye. Njye ntekereza ko aricyo yabikoreye kugira ngo yambare maske atazajya agira isoni z'ibyo ashobora kuvuga, kuko azi neza ko ibyo avuga ari urukozasoni. Kubw'ibyo rero njye ntago na n'uyu munsi ndabona icyo nshimira Kakajwi ku byo akora. Ariko rero ntago kutamushima bivuga ko ntamukunda. Ndamukunda kuko ni umusore w'umunyarwanda, ni nayo mpamvu nshobora kuvuga ni reka muhe impanuro mu byo akora n'ibyo avuga, cyane ko njyewe binagaragara yuko mu rutubukuru nshobora kuba mfite byinshi nabonye mu biranga abanyarwanda bitaranga umuco w'andi mahanga. Kandi n'andi mahanga tugiye kuyinjirira twasanga uriya muco umeze kuriya, tutavuga ko bya burundu bawugira, nubwo abanyamahanga benshi bagira umuco mubi, ariko ntago umuco wabo wageza hariya ho kuvuga ibintu by'ibitutsi buri munsi, rimwe ukitwaza n'imyuko ngo urakubita ingegera, ngo urakubita abantu bameze bato. Ntago ari ibintu byiza. Mwuka byaramwe mureke dufatanye duhugure Kakajwi, ahindure content, avuga ibintu bisobanutse, avuga ibintu bihesha abandi bantu agaciro, avuga ibintu bihesha abanyarwanda agaciro, kuko agaciro kacu niko kadutembereza mu mahanga. Agaciro kacu ngira ngo Perezida wa Repubulika arabivuga cyane ku bijyanye n'umuco, n'abandi bantu benshi barabivuga. Umuco w'iwacu tugomba kuwusigasira uko byagenda kose, kandi niyo ntego yacu yo gukomera ku muco w'igihugu cyacu. Umuco w'igihugu cyacu rero kuva kera urangwa na kirazira. Turabizi neza yuko umuco w'iwacu twakomeje kuvuga ko utagomba kuvangirwa n'ibihugu by'amahanga, nubwo inshuro nyinshi tubona ibihugu by'amahanga biza bitwinjirira, tubona abana b'abakobwa bazana imico yo kwambara ubusa kandi kera itarabagaho cyane. Tubona umuco wacu ugenda abantu benshi bashaka kuwuca
kera habagaho urubohero rwabagamo ihaniro, ndetse hakabaho ibitaramo byinshi aho abantu bataramaga bagahana amaka, ndetse bakavugiramo amabanga menshi asigasira umuco w'igihugu. Rero kugeza ubu ngubu ngira ngo ibyo bintu nabyo niba hari aho biba, habayeho benshi bakangurira urubyiruko kwitabira amahugurwa cyangwa se amabwiriza. Ariko nanone dufite mu gihugu cyacu icyo twita itorero. Itorero ni ahantu urubyiruko ruhugurirwa rukabwirirwa byinshi cyane biranga umuco w'igihugu cyacu, umuco utari ico, umuco urimo kirazira. Ahangaha rero niho agaciro kacu gakubiye. Kubw'ibyo rero ngira ngo ni byiza cyane yuko urubyiruko rwinshi rugomba kwitabira ayo mahugurwa kugira ngo bajye bamenya uko bitwara. Kandi aka kajwi azasubira inyuma arebe mu muco w'igihugu, azasanga ibi byose ndimo kuvuga ari ibintu na n'uyu munsi dusigasira kandi ari ibintu duha agaciro. Rero wa mwana we witwa akajwi, reka ngo uhugure, kuko umwana ntasya aravoma. Ujye uca bugufi rero igihe wumvishe izi mpanuro, ntukagumye gutukana ngo ugwize ibitutsi, ahubwo ujye wemera uhugurwe kandi uce bugufi, bigutere no kongera gutekereza, urebe ikibereye abanyarwanda b'iwanyu. Ngira ngo rero ibyo nubyumva bizaba ari byiza cyane, ariko nutabyumva uzaba ugumya gutobera umuco w'iwanyu. Ngira ngo rero banyarwanda, ngira ngo nshuti zanjye, nshuti za Gato Media TV, ikiganiro nari nabateguriye uyu munsi nahangaha gihagarariye, ndagisubitse. Ariko n'ubundi nk'uko bisanzwe murabizi, nzakomeza kubazanira n'ibindi byinshi birimo impanuro n'abandi bantu bameze nk'aba mvuze. Nzagenda mbavugaho byinshi kuzageza igihe umuco wacu nzongera kubona uhagaze neza. Murakoze cyane rero, yari Bahizi Aloys nk'ibisanzwe. Ciao ciao.